harya nta mwana wabyaye ni ugiye gushaka se umukobwa mwabyaranye reka ndarenga kibyana cyari imanzi da handa wasanga kandi ubwo ufite umwana wabwo niwe warabimishe. Hello. Hello, babe. Can you help me? Umukobwa wacu. Biteze. Sava. Sava. Meze neza n'amahoro. Twari turi kumwe ushaka gusumza nawe. Kuva nakitwa ndayaraza baritwara imbere y'Imana akazuba rakadusenyera Zanya kubikira. Anyesi zana hano ndayagenya genda na mpetse umwana nyishyire mu kigo Uzi ko umeza rumva. Ayo mavuga se ugomba yakoze. My daughter. My daughter. My brother. Trout. Ariko twari tugukumbuye ku rwego rwo hejuru. Imyaka yabaye myinshi mu Rwanda. Imyaka yabaye myinshi ariko buriya nyine ubuzima niko buba bwubatse. Ugira gutya abantu bakaburana kubw'impamvu runaka cyane cyane ko twatuza aho uri mu masomo yawe naho uko turana mu gihugu nyine mu buzima busanzwe twishimira ko kwakira mu muryango. Ko ndabona kabisa bwota amasimbi n'ibindi bindi buriya ntabwo ari ku bwanjye ni ku bwa famiye yawe bwa muzehe gusa ariko nakoraga kugira ngo mbe ngarutse meze neza ni ukwera muntu kandi ndabashira mbikuye ku mutima nambaye hafi ye oya boss kandi nta n'impamvu yo kuvuga ibintu byinshi cyane no gushimira bari byiza nyine yari ni inshingano zacu n'umuntu wanjye kukwitaho kuba twagufasha uburyo bwo kwiga kuba twagushakira ibikenerwa kugira ngo ubashe kwiga neza ni inshingano zacu nka mukuru wawe nk'ababyeyi tuba tugomba kubikora ndumva rero twarikoreraga natwe inyungu zacu nuko kubona umeze neza waragiye ukazana bwa bumenyi tugushakaho kandi tukakikona uri umusomezi buryo ufite fresh neza tukubonana nawe amanota meza we nasibiranye nako byanungura yishimiye rwose ayo natanze ntabwo gusa hanta nako byanungura ku masomo we ntabwo byantungura kuva na kera erega buriya urumva abanyarwanda bavuga ngo nyine ni yamwira urasfagira umusaza wari umuhanga mu mibare bavuga ko nakurikije muzehe prof yigeze kunyigisha aranganira umutwe wawe ni muzehe wawe baraziranye se sure prof banyigishije umusaza nawe undi mu myaka nk'iya papa ubwo ni umutwe wawe ni muzehe wawe rwose nonese amakuru mbere ko namubona my brother nuguje ariko ngo ndeba twabona ibibazo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru wa mukozi wacu dushyize mu rubanza wumiriye Fumira wari nasiri yaje kutumira ikibazo gikomeye umwana baba yadushyize mu manza
tujye mu rukiko rw'ibanze bemeza ko umwana tugomba kuba tumushubije ubuvume n'umufite twarajuriye ni hose hajye si mu cyaro waba uri mu cyaro ngo za Rulindo ruguru iyo ngiyo nese umwana uramwana akazabasha kuba mu cyaro nanjye nicyo nibaza kandi Rulindo irakonja harakonje cyane niyo gusa so umure byibuze ko gusa natinyuka no kujya ku bibazo bimeze gutyo cyokora hari umugabo inshuti yanjye wa mugabo w'iboro umudugudu wasize uramwibuka mugufi munini gutyo niho ujya amakuru niyo ushatse amakuru ku bijyanye n'uwo muryango n'umwana ngira gutya nkamutuma akagenda akayashakira ubu rero ntaheruka yo sinzi iby'umwana uburyo abayeho urabona ubukene bwabo n'uriya mukobwa umwana wanjye ushobora kuzandura ibirwara cyangwa se ugasanga agiye gutya nawe wacitse mu myanya nanapfuye uri indwara ze yigeze kumwana ngani wabo mu cyaro kibi ni hafi n'uburyo yaje ameze buriya harakabaho kuba mu cyaro ariko ukagira n'uburyo bwo kukibamo ndavuga uburyo bw'ubushobozi hari abantu batuye mu giturage ariko usanga nyine wajyaga wumva kera abantu bita ngo ni abakungujumba abantu babitunze bafite ibipimo by'ibijumba bafite uburyo ari abahinzi bakomeye bafite ubworozi bwabo ku buryo amata atabura ibyo kurya bitabura n'abandi se nta risambu ntaki nta mwana wanjye rero urumva n'ibyo bibazo mazemo iminsi nirukanga ubu byaranga ikindi Isabelle arafunze mama bebe arafunze ari ku minsi 30 azira ibyo ngibyo urumva rero iki kizungu nyuma y'umugeni cyo kora ngize amahirwe ngo muri no minsi rozari marirungu uze mu gihe utagiye muri shuguri zawe dukubitana nk'iminsi nk'itatu ne wongera ugende wenda sinzi uko uzupanga gahunda za buraza kumbwira neza ariko ni byiza waza n'ubundi tukaba tubana hanga hanyuma rwo ntagera nyine yaza kubyonganiza ariko tubana cyane se kurumva ntabwo nagenda birangomereye cyane ihangane byanze bikunze ubucamanza buzakora ubushishozi niba ubona ko biri ngombwa umwana azamusubiza cyane Isabelle nawe nzi neza ko umwana wanyu kugenda ko umwana nara my brother nanjye kizere bwa butese so yagiraga disi uki kizere nanjye nicyo ngiye so doko ari umukobwa atarabyara ende Isabelle sokos akiri wagiye kandi koko wamugani suswa yagiye nyuma yase nawe wagiye yes wagiye nyuma yanjye ndabyibutse kuko wagiye nyuma yanjye yari atarabyara urumva rero njya kumureba ari ukuntu yacitse intege kurya byaramunaniye nzagufata tujyane muri no minsi maze kuruhuka tujyane rero ngo kuruhuka ahubwo urasubura harya burase umukeye barabonye umugore wacu wa nta kibazo tuzabipanga ahubwo se ese kuri buraya nta kibazo niswa ari mu rugo okay tugende mwereka icyumba tugende mwereka hano ni bishyashya ndabona iyi nzu ifitemo n'ama ariko vumira ibi bintu byawe ni ukugira ibanga n'ubujiji n'ibiki kuki wicaye ugatereka ijambo ku mutima wawe nkaho wari mpishuriye umbwire ko nkuranga na Isabelle waguteye inda ari muri umuna wa nkuranga iki kintu cyaturutse kuki kumpisha bikumariye iki ma cyari rwose mbabarire pe kuba naraguhisha ariko nanjye hanta yaneye ubwoba ambuza kubivuga kubera ko atashaka yuko mukuru we nkuranga na Isabelle babimenye mama rwose mbabarire ariko ikibazo rwose cyabayemo hanta yaneye ubwoba ambuza kubivuga nanjye namugiriye ibanga kuko niyifuzaga yuko Isabelle na nkuranga mukuru we babimenye rero uko numvaga nshaka kumuhishira niko nawe nyine nanze kubikubwira
ariko nta kindi kintu nari ngamije. rero Vumiriya hari ibintu bidahishwa. Iyo ibintu bigeze ku muntu ikitwa umuntu ntabwo bihishwa, kubera ko hari impamvu zatuma umuntu amenyekanisha umuryango, amenyekanisha wa mwana aho yaturutse, umuryango ukamenyekana. Ibi bintu wakoze amakosa mwana wanjye. Aho rero amaherezo ni ayahe? Njye ntabwo mbizi. Mariga ntabwo nanjye nifuzaga kubiguhisha, ni uko nta yandi mahitamo nari mfite. Kandi urabona n'ubundi bino bintu byose n'ubundi Isabella n'umugabo babigira, n'ubundi Hanta nyine nawe arabizi nyine ko umwana atari uwawe. Rero nanjye rwose biba byanshanze. umunaniro umereye nabi pe, kumva n'umugongo noneho niba ari kwicara cyane. Ariko uzajya ukorana agasiporo cyangwa ujya nko muri ka sauna aho uburyo kajya gafasha. Hari ngese nanabikunda cyane. Akantu kavura mu mutwe bana n'umwana cyane. Andi bamugo bamuyobozi no. None se waranyeguje. Yakishize kari Waranyeguje. Asanga atakwambuye, asanga atakubohoje. Ubuse ntaza guverineri cyangwa perezida. Kiragira umwana nanjye narenze ko nzaba guverineri. Nawe muzuguta cyaro umwana. Bacyaro umwana nizo bazapfa busa. Kandi basaba ukita umwana. Nanjye nakubwira ntabwo ngira umwana, wowe waruze ngo kera ngo ukiri umwana. Nyine nakoze nzi ko nzaba guverineri. Ngere ndimo ndabipanga ko burya igisoba murumuna wawe Hanta mwabaga mu rugo iwawe igihe wari waragiye mu mahanga. Yes, nongo. Wari petit frère. Hanta uramwibuka kweli? Baye igisore disi. Mahanga si mahanga yanjye. Abatuje hari abayo bari ni ku masomo nabindi bintu banganye nabyo, za responsabilité zindi n'iki byose. Kandi Hanta n'umuhanga bayiga na hari areze nabibazo birebire. Mustari kwe n'ibirombe. Babyita ibirombe. No musirimu no munyamugi nabiki. Ese ko ibintu utabigize utajya bibi? Ure kami n'umutima wanjye ntabwo ibintu by'amabisho yabyo ntabwo ndabikunda. So ubu rero ari hano ntabwo ari kuvuga no gutaruka. Yaje no gutegura umushinga w'ubukwe. Ubukwe bwa bwese? Ari hafi kurongo. Let's go. Harya nta mwana wabyaye siwe? Ni ugiye gushaka se? Umukobwa mwabyaranye? Reka ndarenga. Kimbyara. Cyari imanzi da. Hanta wasanga kandi ufite umwana wabwo ni warabimishe. Manzi tereka buno bwarwe ba. Uracyari imanzi umuntu wageze amahanga? Ntago Chakora muyobo kuvuga no gutaruka. Muri murange aritona nenda bizi. Si wa muntu wiruka mu dukobwa ushamaduka n'ibiki byose. Okay, ngo wenda ikintu muziho akunda siporo na matieri. Ni ibyo bintu iyo atari muri siporo abari mu bushakashatsi. Sindabona tembera n'umukobwa nanjye twasohokanye mbamona ari we yanze nkubwira wowe bimeze biti. Ariko muri no minsi arimo aradutungura. Yatubwiye ko afite gahunda. Ntagire ikibazo. Tuzamushyigikira. Gusa nyine wenda ushaka kuba nibeshye. Ariko hari amakuru numva yigeze ko nta karamugutwi narinzi ko ari we. Ariko ubwo byihakaniye nyir'ubwite wenda ushaka kuba atari we. Ntabwo si bya bigambo byo muri quartier ariko. Habigiye ababyaje nidahaka. Icyo akora nibyo bibaho, ariko ntacyo tuzamushyigikira kandi ufite igitekerezo cyiza. Abantu baye umuntu w'umugabo kahise
bateye mu kirenge cy'abapapa nawe agiye kuba umugabo ubwo rero ibyo turimo kurwana nabyo turimo turashaka uburyo twamufasha akitegura ibintu byo gukora bizwi na rwa rubanza rutoroshye yego none se ibintu bikatuziringa bigeze aha umwana bakamutwara bakatwisha agahinda bigeze aha abizi nese ko se umwana atari ari mu Rwanda mama nari gukora iki kandi ko nta nimero ze rwose nari mfite ubu nari kugenda nkagara imbere yankuranga nkamubwira ati n'ikimenyimenyi wanteye inda muravukana none ubu se yari kunkorera iki kandi naraje mu rugo rugo nk'umukozi ariko umukozi bateye inda ngiye kuko rwose ufite amaraso yabo hanta rwose ngiye yanteye ubwoba arambwira ngo sinzabivuge kandi rwose mbona nanjye mbivuze hari ibintu byinshi naba nangije mpitamo kumugirira ibanga nawe nubwo atabihaye agaciro basi ngo nk'umuntu yateye inda azagira ikintu amfasha nawe akagenda agatuza akanyihorera ngiye rwose muba muri kumigikira amakosa yose kandi ngiye nagiriye umuntu ibanga nubwo yantereranye kandi yari yongewe no kuntera ubwoba kandi rwose nanjye gutwita ntabwo nari nabipanze nabundi se wasanga ari nabamenye yuko afite fiancé ashaka kugenda babica intege n'ibiki byose oya ibi bintu ntago nabyumvise mwe minsi ndumva binjya mu bintakara mu gutwi ni mu minsi yashize ntaragenda se oya urabona igihe nyine bari baragiye mu butumwa bw'akazi mu mahanga urabizi ko yabaga iwawe rero nigeze kumva inkuru nyuma nyako asho umukobwa ashaka ko yateye inda nyine ni kwa kundi umva abantu babivuga ugiye bagenda kandi icyo ntago ibyo nakagombye ko cyane ko iyo nkuru ari ugambere nyumvije amatwi yanjye ya nanjye cyane ko numvaga atari icyaha cyangwa se ikibazo cyabaye cyane mu mudugudu wenda nkwiye gukurikirana ntago nabyitayeho ni nayo mpamvu mubajije gutya ariko niba nta bihari mararika imbere y'umukuru wanjye umuntu ugiye gushaka akaba afite isoni avuga gake babasha guteretse ugiye gushaka we nateye inda wanjye akaba atabizi ariwe wandeze washagira akabyo ngenge wese yagufatira akaguru cyangwa yaguherekeza oya reka muyobo wenda twe kubitindaho nibyo nakubwiye umwana igihe muri kuvuga nagiye ntaranarimo umwana ugiye gushaka ariko nawe uri mu bagabo wenda no uri imbere ya mukuru wawe umva nkubwire rero wenda umaze iminsi mu mahanga sibyo ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze nawe wagira umwana n'ibyo ugiye kwiga ubu warakuze ntukwiye umuntu utekereza gushaka buryo wakuze nubwo uri imbere yacu widufata nkaho turi abasaza uri gutinya kuvuga turi abagabo n'ibyo turakuze turakuruta ariko ntukwiye gukomeza kwiga igitambamo umuntu utekereza gushaka ubu ni nka ryari bazakora uko ryari gushaka se ugira ngo basigaye nk'ibyumweru nka 3 ese urumva nyuma y'ukwezi kumwe tuzajya twicara tuganire nk'abagabo wenda nabone se ubundi ko agomba gufata inshingano rega agomba gufata inshingano gushaka biravuna urabivuga se urabizire ko utangire reka buretse biraza kudusaza muri ibi byumweru 3 dusigaranye uraza kubona ukuntu ariko burya ngo ikintu kitanakuvunnye ntabwo kimenye uburyo byagaciro oya ntabwo twagira gute ese kutakire muyobozi kwa mugani urugo rwanyu noneho hebuka akantu murande yikundira ka mitsingi gakunda akantu gahehene kandi gahiye ariko kadakonje cyane kamukurireho ntugishaka kumvaho nawe
amarira ishavu n'agahinda bishengura umutima. My daughter. Bishengura umutima. Danje pe imisatsi yakuze. Hello. Hello, babe. Can you help me, please? Mwayo rero umuterere neza arasinziye. Turi neza tumukangura. Atumana. Hajya gutindana na se. Ngo nawe turangana. Kurese. Cyagera ubwo navutse mfite urutwero nyine. Ubura mukanguye. Ariko sinakanga kazoze dada. Arwara amagiripe gusinzira biragorana. Sintari nayo bari mu cyaro. Uzamuzengereza. Azamenyera twe ntitwakuze. Shemana. Ako se hanta. Nk'ubu koko nta soni ufite. Ubu w'ikintu kikuraje ishinga no kuza ufata umwana. Igihe cyose gishize. Ariko nakusaga inkwebera byanga. Umuhobera iki ngushimira iki? Reba ame hanta uzibazo nahuye nabyo. Ubu wabuze n'uburyo wari kumpamagara. Reba intambara zose ziri ku mwana wanjye. Sheri kuko nagiye kwiga. Ibyo wajyamo byose ntago wari kubura telefone ngo umamagare. Ese umwana ahageze magingaya ni iki wamufashije nkase? Nshaka ntacyo namufashije ariko ngiye kumufasha bose. Kandi nzi neza usigaye byose tuzabicamo neza. Hata nifitiye ibibazo byinshi nahuye n'ibibazo byinshi wowe uri kuza icyo ufite n'urugwiro ku mwana gusa. Sheri please. Ibyo bibazo byose turabicamo. Turabikemura. Ubu surasubiza ibi inyuma kuntu namba umwana wanjye kuntu ngewe habuze gato ngo mbura ubuzima. Ngereba kuntu nsigaye meze naracupiye nabaye nabi. Shusho naragusengeraga. Waransengeraga iyo nsengero yo kuvuga ngo reka nkwereze amafaranga y'igikoma cy'umwana cyangwa gasombe warabikoze se? Amasengesho wasengaga wumvaga ari buvemo ibiryo tukarya. Sheri please naragiye kwiga. Ari kuri no kunyita Sheri. Nyitavumira izina ryanjye urarizi. Okay. Nabindi cyangwa unyite mama Kelly. Mama bebe. Ubundi se umwana w'amazina urayazi? Kandi umwe mwitwa Kelly. Chama. Asa kankubwire. Ese ni iki cyatumye wemera guca bugufi da? Ko hamamagara unura umbwira nabu nuri imishiya ngo ntukeneye kumwana wajya mujyana mu rubanza. Siko nishimye baretse nkebera umwana ukakakumbwira nabi. Nge sindi kukubwira nabi ndikubwira amakosa yawe. Ufite ubushobozi ku buryo umwana wawe nta kintu na kimwe yari kubura. Nanjye ntagombaga kubaho nabi nk'umuntu wari ugutwitiye. Waragiye uraceceka urarumira mura n'ibibazo birenze ubwenge bwawe. Ngambwira. Misi icyo ugiye kumbwira kizima ni iki? Kene nagiye ku ishuri kandi warubizi. Twasezeranye ko ibintu byose bizaba nyuma. Nzagufasha nyuma. Waramfashije? Mvuye ku ishuri shiri. Ubungu nagiye ku ishuri. Hanta mbabarira aho wari uri hanze. Tuvuge ko ari kubura wenda ntago hanze ntago udufaranga 10 ibihumbi 10 cyangwa 15 wari kuyabura. Ku buryo ngewe mbyara nkabura imyenda y'umwana mpaka dusabirije. Kuko mwana uravugisha ko ukora ku Imana pe. Yesu ahubwo iki se ko mfana gukubita amazi cyane mwenyewe boss muranga iki se ubishe muramu nawe vuga ko ufite umwana murumuna wese ni murumuna wawe ndimba yitwa naga kuvuga inkuru nabi hari murumuna we wajemo hano se
harimo umuntu waje kudusura hano ariko sinago muzi numvise afite umwana kandi uwo mwana sinago nuko byumva wowe bivuge neza mama makuru neza nimba rumva bihuriye hano haje muri umuntu wa Nkuranga yego baba wumvisha avuga iki ko afite umwana bumvishe avuga ko yabyaye none se ko uwo muri umuntu wa Nkuranga yarabyaye urumva ari ibintu by'ibitangazo wambwira yabyaye Yesu Kristo yabyaye Yohana yabyaye Yakobo yabyaye Yobu n'indi demoni w'igitangaza yabyaye Dawidi okay niba ari Dawidi rero yabyaye Dawidi yamaze abantu nta kiza kibiri Dawidi n'umugome yabyaye ndetse ko suyiri ibyarane yabyaye Sadiki yabyaye Yoramu yabyaye Lewisi ninde yabyaye ku buryo numva kubyara aricyo gitangazo uri kuvuga mbwira aho bikimusha kuvuga mu karita se wabyaye rekana n'abana natekereza ko hari amakuru avamo niba ngomba kuvuga amakuru yose kugira ngo urebe ko ari ahantu nyine wenda ikibazo amakuru ushaka kumva ntagarayo kumbwira ngo muri umuna wa boss ntago iyo nkuru iryoshye umva n'umuntu bakuko banza umbwire nta muntu iyi minsi yose nta muntu uraza kurara hano kwa boss nta muntu urara mu cyumba kwa boss kwa boss ndetse atari Isabella nyine kuba yagiye urumva aho gico Isabella hano ari ngubu Isabella niwe turi kuganiraho ndi kukubaza nta muntu w'igitsina gore umukobwa cyangwa umugore waba wararaye mu kwa boss ushatse kuvuga ko nyine nkatwe nyine iyi muntu nyine nkatwe ahese ubwo ntabwo byumva kubera iki nta wapi gusoresha nikishwe ku izina nyine nashaka kumenya niba boss ntakanalitera nako ahubwo asigaye bari kurara bugumba ari kurara mu cyumba rirarira kuva bamutwarira umwana nta mahoro afite boss nayo ni umurezi ubanze gwenda ko hari nk'akana yari afite ku ruhande amaze kinarwaye ntago arya ntanywa shabaza umubona azapfira no mu buriri none se unshinge je nurushye mu biserekano bibagirwa ariko reka mvuge iki kubera iki uri interese no kumenya nimba nta mugore uhari oya nyine akose we ntabwo uri kubyumva kuba boss ameze kuri ari wenyine ashobora no kuba kurwara za ruhagimande cyangwa akarwara imitsi ruhagimande se ndashaka kuri murasha kuzimuka oya nyine agomba kubona umuntu basi umukanda imitsi yo mu mugongo kose yabura umuntu ufite amafaranga yabura umuntu uva hanze se hano hanze hari abakobwa beza akaza akamumara irungu none se iki se hambisubiremo je none iya tinya imana mu ijuru umva simbuka umusaraba wallahi maze umwanya da nuko yende kuganira n'uyu mukobwa wacu Vitesse sava sava meze neza n'amahoro ntabwo twari turi kumwe ushaka gusuhuza nawe mbabaye mura sava indaba n'ibyayo bavuga nawe bitarangira ariko amaherezo inzira buramo ni mu nzu pole nyine birumvikana kuheranya hanze se n'uyu mukobwa wanjye bite yaje kumbaza akumbuye cyane na Isabella bikanira ibibazo kuba turara hatuta gusa nkaho uburizwa n'iki nguyu aburizwa n'iki wirira je ese nazaza azagaruka rega ntabwo yapfusha wituma ndira nanjye je mbabarira Michel uri kwihuta so ndakomeza gusakuza bitanga iki sheri tuza ibintu byose aho kubera impamvu ako wenda Imana ishimwe ubwuje Imana ishimwe pe rero byishimiye uko biri wenda hari ibibazo kuri njye bigiye kugabanyuka ufite ibibazo byinshi none ako uko biri nawe warahindutse warakuze warabyibushye wanze imahanga ari heza shani heza uretse ko nta mafaranga bari mu turi musoma neze ntago umuntu njyana mu imahanga ashobora kwiga akora bigakunda hariya bigakora ariko njye masomo nigaga nta kamera niga nkora nari sinzi ko masomo gusa anye karibu ndabona wasuba naso muraho neza mubafata agateburo musango umuzungu akashemana akaceri rero anye uyu ni hanta umwe nababwiraga papa w'umwana karibu cyane niko murakoze mbese kutagiye uza kudusura ntabwo nabaga mu Rwanda nabaga hanze ubwo nibwo nari mbonye umwana nageze ndavuga reka nze kaso gusa ndishimye
nari byiza wakoze cyane umwana yanshimishije uyu nguyu nawe yitwa Nyesi anye ni umuturanyi wacu ni n'inshuti yacu ku kazi rero hari Ubwo batangiye. umuzeyi yari yampaye byanze bikunze ubu uri kumamagara kandi nshobora kuba ndi kumutenguha ari mbonye umwanya mukeya ndavuga reka mbagereho ariko hano hari amafaranga make nari mfite nzana mufashe ku mwana mbanze ngo umwana nzana mufashe ku mwana dore yakangutse bebe kiriya kobwa wanjye bojo fumire cyangwa ku mafaranga nayo kwifashisha za gahunda zose twari twavuganye kuri telefone tuzitangira tuzikomeza aya yose ntabwo ari menshi sibyo ubwo uraza kuyakoresha ibyo ubona bikenewe ibindi tuzabivugana kuri telefone kari anye nese kari menshi murakoze kanita umusaza urabizi agira amahane nubwo mutaziranye murakoze cyane sawa urakoze cyane Imana ibihe ibahumurije. byiza ubwo turavugana si we wowe ariko aya mafaranga yose Yesu Fumire ndayaraza he urakize wiki ndayaraza zara ndebe yewe kuva nakitwa ndayaraza he barayatwara imbere y'Imana akazu barakadusenyera zara nyakubikire Anyesi zana hano ndayajya gendana mpetse umwana nyashyire mu kigoma uzi ko umeza aya mafaranga si ugomba yakozeho ndigususumira ye baba we hanisubiriza igihe ugiye guhita ugura imyenda ibiki Fumbiri mana ya anye uyu munsi ntuteke umugabo w'umukire ntutekuze hajye turya inyama nyambwe ngo yabaga hanze sha umva ni hanze pe ni hanze amafaranga angana gutya nakubeshye ukuntu namurakariye ndumva bigabanya ariko ugize amahirwe urabona ukuntu agize azigira aya yose ngo ni ducyamaye ngo nyakemuze utubazo oya nari nshanga nyine nko mu rugo ngo mbasuhuze tuba tuganira habere nta kinyibitisha ya oje nyamara bura nari ngukeneye yego nari ngukeneye pe nari ngukeneye sanza ne mfite gahunda yo kuguhamagara nibora oya ariko ntacyo wambwira kuma ise ntahirika niba nanzahimuka niba nzagenza gute navuye irya mpora ntanga akavuyo k'aya mapikipiki n'izo modoka zinsakuriza ariko siko ariho twubatse umuntu yahungira hehe nta mpamvu yo guhunga cyane ko ari umuntu utambutse n'ibintu bisanzwe ngo bite se ni amahoro mishe apeti yarabuze neza sinzi no kurya byarananiye uteka ibiryo bibishye neka byiza ubwo nyine nuko burakumbuye mama jewe ako si nguye amarira yawe tuzayagenza gute mishe urihanganira nkugore oya humura rwose mbwira nifuza ko nyine wakarekera umukobwa urabizi uburyo Mabade yagabikora tegura ibiryo hano mu rugo yego ndabyumva niba urangara ko nashobora kurya yewe humura ndaje njye mu gikoni ngira ibyo ntunganye uramufashije pe uramufashije ubwo Jean arakwereka ibikoresho byose birya arimo guteka hano si cyo nyewe ni hasi hari ikintu ryo hanga hano ni mu rugo humura arimo guteka byananiye sinzi ko ikintu uri gukora ariko ndabizi kuri bishobore kubera ihangane nkura na akaboko kabikiwe burateka ibyo tubisha Sawa rero. ndaje mwerekere n'ukuntu azagenda biteka no mu gihe ntahari wayabikoreho uramufashije ntacyo nicyo nagushakiraga nini ni ukuri ngiye kubikoraho sawa yego ndaje nkurebe hakuci akaboko kabi kawe narabizi bazi guteka n'ibiryo bibishye Yesu we kumana we aragize mushinye kandi ibintu uri gutekereza ntabwo ari byo dore ukuri kw'Imana ahubwo se ufite ifi muri frigo harimo amafi ni muranga akunda amafi kandi ubwo ntabwo uraziteka uzi n'ibyo akunda akunda amafi